fanyine ariko bite etse ariko Ikizamu Wena na yimbwa wa muhambwe Muzi nakunja ganyuko Urdayo karindagira muri mu biki Ibi bihungu byabaye iki bakuri mu byose turi guhura byabaye Ubwasi uyu mumotari arasaraga nzaragira yake nyama patara wajaje urito iki kinyonzi rete madongo kabisa wala ndongo na brakat madongo huri iki kajaje habu binyonzi biraje Yo. Yapfunyira. Yo. Musimara? Bara marineti ganje ngurebe neza. Baiki. Hey. Reka ngo kandi isi mukurikije no kugisha kurani. Araba mutari kumva. Abashoferi bano batwaraga imodoka. Bambwira ngo indaya nizi. Za motari. Mu burayi barakubiye. Noneho hari inyana yimbwa sha yitwa yamamara. Ejo bundi mberutse guhura nayo. Yitwaye babiri. Umwe ari imbere undi ari inyuma. Yamubona nawe uramuzi? Uko mu minsi yashize nuko wenda nanze kuri rutababa. Uko nabonye ahetse sheri wawe. Cendi motari ndakibazo. Cana sinze cangwe. Oye bite Vuye. Zoga yawe. Fanyine. Reka tugire nyine nanjye ndakibazo. Naye ndagiraga. Umbari. ko bite byawe Kucaciki canara. mbarika nisinzirire mara Sinziriye gusinzira ndi hano. Tare duhura ni byiza byinshi. Mbega byiza by'abamotari we. Ndaje kugura ku kiro. Muri hoteli. By'amaroji n'ibiki byose. Ubu nuko byiyama. Fanyine. ariko bite Etse mubwira ariko. Uricizamwo. Uriciza. ariko amakuru yawe musare Amakuru ni meza ndakibazo. Nanjye ndakibazo ndakundanaga. Njyaga no mu kabari. Ndakibazo. ariko wababirutse Cana buriya Imana ikinza. sinzirira musore Simani kumbayera. Nabonye ahetse shana. Mu minsi yagize. Kandi ubyaramuhetsemo. Shabonaga atari gusa kabisa. Ushatse kuvuga yuko shandari yamamara mutwaraga. Wowe wivuga kumutwara gusa n'ibindi barabikora. Uko buryo nawe nabonyemo sha mwana. Sura mujya bajya bamwishyura mwe. Iranimbwa mwumva ngo ubwire igihari rero. Hari ukuntu ejo bundi namba nanje bamubonanye na sheri wanje. Reba kaga kobwa ko nazaga gutereta iwanyu kanyuruka. Wese Kaga kobwa kiwanyu kakandi gafite agasura akayumbu keza. Kwari benshi sibunamenya ari. Kakandi kagiye kugereraga muno. Kagukurikira injoro ya gatatu Mushicyange se. Nundi kuvuga mukuru Urani ribo mwana ntabwo yamara yafi. Ubu niwe yari yashize imbere sha. Urabesha. Noneho umva ngo ubwire n'ikimenyimenyi igihari.
icyambabaje noneho ikindi nderutse kuba ndi gutambuka hariya kwa gasabune n'uruhazi nari ndi gutambika muri kakayira rumva kakandi kese kazamuka nyine kagahinguka hafi yo mu rugo uzi ko hari akantu kameze nk'agatari nasanze mu gitari guca ku giti begamiyeho amagoti yagagejeje umwe mushiki wanjye se mwamwa ujura byihore bise tsacha brage wana sister man nago abani numvugire sister man sibyo ukuri guse tudapfa ubusa wanu igisegeje ni mushiki wanjye se chawibeje umesha man namwareka kunyasoma bisata nibaza ukuri ingegera umuntu ababwiza gukuri mukamusatagurika nose urukurinda wanza atagurika aho ndi kubesha cyo gusatagurika kuri ya mama bene wanyu so watuza buriya we tuza ariko ine ngende umumotari nta kibazo turagira ponyo uri mwiza ndakwishimiye nanagucura ngo umva nageze mu rugo mani hano ndari mu rugo umva nyine hano ntabwo ari mu rugo ese aba ari mu rugo ukaba waba witonze hano ko utageze mu rugo nyine uretse tujyane twembi nta kibazo wageze mu rugo wageze mu rugo ndi kubyemera wavuye nkaryama ko ndi mu rugo we nyana yimbwa wa muhambwe muhoze amavunda ga nyoko urwayo karindagira uri mu biki uretse telefone ndacocongoze njyewe ndacocongoze yakurasi ukora iki uretse si umucamba afataga abana ku ngo umva urari umwana wanje wambwe aje agiye kumufata ku ngo nyana yimbwa mwambabara mwakabyaramo mwambabare mureke mbasobanurire uko bigenze musanze hano yasinze urumva nyine mureke mbabwire ukuntu bigenze nsanze yasinze urumva nsanze yasindiye hano ndavuga ati bivuge wiruka telefone ndayifite nyine muretse mbabwire ngeze hano yasinze nangine na bateri reka muterure mushyire kuri moto mufashe kumushyira kuri moto ni ukumugarikura ukamwurira none se guca nawe ndamwuriye koko ariko se buramwagize akabyaye yirambike hasi yirambike ayiwe murukumbabaza mwambabarira kwishi mumbabarira mwana ndozongera ndi motari nyine buretse mbasobanurire mumbabarira ko karindagira mwana we nyine mumbabarira umukobwa yaje urumva ngende motari araza nzaba aryamye hano buretse nyine ni guca byagenze nuko si urangije ahajya ni ikimotari uretse ngwere buretse cyayijyana ngwino hano ari uri iki kintu ushaka zere urabizi uyu mukobwa tumucure ntabwo tumuza ko tupfe kumujyana uramujyana nyirawo akubonye ko
ko yamuhamba twigwaneho natwe yakurindagiza yakwica nyiraho natwe twigwaneho ariko se nkanje ka nta mbaraga ngira genda banza urabanza ndi umusore ajya mwaha reba bakurindagiza bagutabonye reba ibi bibera ariko shaka giteye indoza Mzee na kwenda gimbagege. Bigendere rero. Dore taki motari gise telefone. Iyi kasite Kandi iyi telefone ni numbi bingahe iri 170. None twagwana niki numbi mbiri ngogege twayikoze iki bigendere. Kwiru ene bunya. Kwiru. Mzee ndakuzahesha motari waho magiye byitwa Apesha ndozo byambaye honda gafuye nibibazo mu muhanda ariko nari bitu mu rugutega se iwacu biruka mugiye Nacha kumwana. ushaka kuja he Ugiye mu rugo. sini mu rugo iwanyu ndahaza Ari akumunsi. avuge nyine no uyu mukobwa wawe Kwangarambe pu. kwangarambe se kwangaraba abantu bose urukozo rukudukanga ndamafa nyine navuga urahanyereka se ni urukozo rukudukanga ndamafaranga tugiye kugura zuzari gutega ibintu byo kuba gutegana bari gutegana ndugiye kumutegera isura umushari we ndugiye kumutegera rero nyine muvugira hagiye mutwara mutari musigaye mufite igogo ringana se iri ni igogo ngaho ndabubashe abavyeyi ngaho nimumbwira agiye kwangarambe hafi no kuri mo kireremo aho nanga hararambereza 3,000 si wahinze 3 ni sambu tugiye kugura oya yahinze iyi moto si iguza ngahe nishaka ibiguzi 15,000 cyangwa 35 moto ya miliyoni 2 iguza 15,000 ikindi rero niba udashaka umutwara agenda baratambuka oya ngaho muvuga ko muri gutanga noneho ngiye mutware ndakibazo genda guha 350 kuko ni hafi ngo gutega tagese karuko nanga ubonye ngakugirira imwe ngavuga ati rero fatanya n'umuntu n'ibibazo so ushaka ngaho ufite ibibazo nyine muvuge muri gutanga ngahe nibyo njaka kumenya umva ngo bwize ukuri kinyabwe kana 3 kangwereza 540 ariko kugenda bakatakata umuntu w'umugabo kirazira kugira ngo uhereze umuntu w'umugabo inoti gusa zitagira ibiciro waba unamusuzuguye ahubwo mbwira urimo neza umutware ngaba basi mu ngate kose nubwo nawe nibibazo mu ngate basi mu mbigihumbi aganyuma gawe nangaye aganyuma ndakibazo mu mbico gihumbi reka nawe n'ibyago wa mu cyo nawe n'ibyago sikutari kumva mu byago byanje mbikubwiye kanguhereke nawe n'ibyago wanamera ngo nari kumfasha ugiye gufata magana ari nyina nyumva nawe n'ibyago hano ndabwo ari mwitetero ukumva ugiye gufata 700 ukura tinde ndiko ndagenda ndayagabanye nyamanura bakagizwe undi mu motari ngone yicare baye witare mako tonde ngonze zirandezera neza ari kubura kunzezera ngaho tutanamenywa nabo icara nasindikana banza wicare nzezera neza nyegera Kusini kugaye kugenda urukumureba muburaya reba arane nangicyo mbese uko namugura ubwo gitukana cyara mugende mu kangufashe kwicara sundi barano umuntu narakasike nkubara nkanjanye Chompa se kuko mutwara itonda ariko mutwara ariko se waga winyine bro unyitonde ariko ngitonde ndiyibaza hari ikintu nyine chompa kutwara seri wa kigaba warekura no tuta amafaranga simurakaza tuwagabo ubwira sibi none ngubwira ibi bihungu byabaye iki bakuri mu byose turi guhura byabaye kobwa se uyu mumotari arasaraga nzabagire yakenye amafatara wajajura ito mumotari ikisi akakurikira umwanya agenda zana kasi je kwambara ingweto n'ifataro iki kasi nitwaraga hanyuma si uyu mumotari ni ndayi reba ujya yafunguye ibibazo nawe uye nabyo sinatangiye ndi kubikubwira ibibazo bigenda umukanda se kubujye bakwa ibibazo bimeze ute kubujye bakwa kumukanda mbese ubwo ntabwo ushaka ko mutwara n'ibibazo byawe udafite kasi oya ntabwo kirwanjye ari umuntu uciriritse bro
Sega ariko papi kumuhotora yakatire kudageze temo ka. Mararera mu yegamire mu. Tera kore moto uyu atari uburabwa tumwe baraya nabanyu. Umumotari udafite umuganda mwabibwamo. Baraya nabanyu. Ndi ubonye ko ndi mganda urenza nimbwa. Uringegera. Amuhiri imbiri kumva. Urasa uri kureba. Yabugize nuko ndagiraga amahane ndi kumwe na cyo. Numva Demo yewe jatero na magambo na wa. urananga imbwa ngahura nayo. Mota. Nite. Ndiki. Mani wande panye mwa. Kubijanye niki? Kungereza akagari imbere mwana. Vuga niba ugafite cyangwa nikomere. Wana ndamufura turavugana mwana. Turavugana sibi. Turavugana. Nese ryo gare rigiye. Mani byapfuye. Byapfiriye. Buretse byafashwe mu. Nese yo barishingura. Buretse. Yebere uyu musazi undebere. Nyine bantu mbwira ugiye. Buretse. Si uyu musazi. Ngiye no ko mwana. Yes. Muri ropo mwana. Ropo si yahe. Uyu mukubitwa n'inguba. Igena kubwire ndaguru kunyuza. Cyanda soka gibe bombure byanyoko. Nazugiye. Uvuze ngo Nyine ugiye. kubwira nyifashirize ngo zigari no. Nje ndonde gukora. Ndondi mukazi. Isugo ngo mariri. Ndaguhamagana 3. Nda mafaranga gago njaka. Buretse mwana. Ese ushake karika tugabo twose ndiguhura natwo muri iyi minsi biri kugenda gute. Ushake. Ariko disi. Itonda ariko. Ngabo gashaka iki? Itonda ariko. Buretse ngireho Ibiki? igare ryanjye tugende. Igare ryawe sibi. Musazi. Bitwa n'inguba. Branche sinabyo mbimenye. Swatabiwe iri tabiri njaka yi. Bigamira cyose mugura n'imyaka. Nyine ushake iki? Iki bintu si by'umuntu yahere kuva karari kuvuga. Ushake iki? Ibyo njaka ni. Anta. Tonda bamuhira imbere. Mwana we. Toganda so wagitama we. Bono baranza kure. Ariko ibintu bye by'imyuzu biri kuzana nibi. Usatagura. Unzatagura sindi urukwe tonda ariko. Tonda wamuhira imbere. Mwamenye ko bakare. Mwamenye ko bakare. Ariko uyu musaza avuye. Uvuye ariko. Nyifashije. Umva witonda. Karakagabo ura witonda bakagabo. We ushaka witonda witonda. Iki kinyonzi Remadoko kabisa. Wala ndongo na brakato. Remadongo huriye. Iki kazaje habuze ibi binyonzi biraje bihora.